Ndabasuhuje. Ntabwo nzi neza uburyo ki iwanyu mwakuze mumwita, ariko benshi muri twe bamwitaga Gasazi. Yuen Biao wavukiye Hong Kong tariki ya 26 Nyakanga 1957. Ni umugabo wagiye yubaka izina ku rwego udashobora gutekereza. Yavutse yitwa Ha Ling Chun. Yari umwana wa gatanu mu bana 8 ba Hong Tai na Hao Suong Ying. Kuba yarakuranye n'abavandimwe benshi byatumye akunda cyane ibikorwa by'imbaraga no gukina birimo gusimbuka. Ni ibintu byagaragaje koko yari afite igisa nk'imbaraga n'umuvuduko udasanzwe mbere yuko atangira imyitozo ya kinyamwuga, bigaragara cyane akiri umwana. Mu mwaka wo mu 1963 afite imyaka 6 nibwo yinjiye mu ishuri rya China Drama Academy. Ni ishuri ryigishaga umukino gakondo witwaga Peking Opera, wari uyobowe cyane na Master Yuen.